ya koko iwaweho TV inganzo mu bafite impano. Turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikira, ese muraho neza kandi mwiriwe. Aka kanya tuje tuvuga ibigendanye n'urupfu rw'umuhanzi inshuti yacu, umuntu ukomeye mu njyana ya hip hop, Jay Polly. Ni umusore twakundaga cyane, wubatse imitima y'abantu ndetse muri sosiyete yakundwaga cyane. Ubu rero yitabye Imana, ariko bigaragara ko bitunguranye, nta muntu n'umwe wari uzi uko byagenze. Uyu musore yamenyekanye cyane mu ndirimbo Ndacyariho Ndahumeka afatanyije n'itsinda bitaga Tuff Gang, ndetse yagiye amenyekana ku ndirimbo nyinshi nk'iyakunzwe cyane yitwaga Akanyarira-jisho, indirimbo yakundaga kwigisha cyane mu rwego rwo kwirinda virusi itera sida. Uyu musore rero yakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda ndetse atwara n'igikombe cya Guma Guma Primus. Jay Polly ni umusore warangwaga rimwe na rimwe no gutuza, ariko agakunda gushinjwa ibiyobyabwenge. Uyu musore aguye muri gereza ya Mageragere, ariko Imana imwakire mu bayo. Nibyo koko Jay Polly araducitse, aragiye, ariko twebwe dusigaye nidutekereze neza. Ese umuntu mu buzima abanamo n'abandi tuzasiga iki? Tekereza neza, ese nawe igihe cyawe kiramutse kigeze uzasiga iki ku isi? Gerageza gukora neza, uharanire gukora ibikorwa byiza kugira ngo byibura nawe uzagire iherezo ryiza ritari ribi. Ese ikizavugwa nawe witabye Imana ni iki? Gukora ibikorwa byiza by'indashyikirwa ni ingenzi. Uwapfuye aba yagiye, ariko se twebwe dusigaye dusigaranye iki? Kandi twebwe nitugenda tuzasiga iki? Inkuru tuzasiga imusozi ni iyihe? Duharanire gukora ibyiza kugira ngo natwe ibyo twibukirwaho bizabe ari byiza, dusige umurage mwiza. Murakoze, mukomeze gukurikira Iwaweho TV. Murakoze, mwari kumwe Fasoni aka Papa Cyuma.